gice cyatambutse mu nkuru igikomeri asize Davi yararimo aganira na Nilan se yaramaze kumubwiza ukuri kose Gavi yaramaze kubwira Nilan ko byose yamweretse byari ibinyoma ndetse yararimo amubwira ko mu by'ukuri atigeze amenya neza umukobwa bakundanaga. Aha yibukije Nilan ko amakupure yose asenywa no kutizerana ndetse no kutamenya neza uwo ukunda. Davi yaramaze kubwira Nilan ko uretse we nta wundi muntu azigera atuma babana. Gusa aho Nilan yabyakiriye ate? Nimero inkuru yacu tuhere kuri aba ngaba bombi babiri. Nilan azibanganywe n'uburakari. Uburakari bwinshi agukubitira Gavi urushyi rwiza. Gavi arazungerera akagwa aho ngaho. Gusa Nilan ntacyo biba bimubwiye. N'ubundi aramwegera akamubwira ati Gavi byose wabitewe n'iki? Ese unejejwe nuko wanyambuye urukundo rw'ubuzima? Ese unejejwe nuko ngiye kuzabaho ubuzima bwanjye nicuza nishinja ko nahemukiye umukobwa nakundaga? Kuki ubundi ibi bintu ntabimenye na mbere hose? Kuki ntigeze numva ibyo Kiara, Joram na Sky bambwiraga? Ese ubundi kuki nayobowe n'umujinya n'uburakari simbashe gutekereza ko bishobora kuba ari ibinyoma? Gavi uramemukiye cyane. Hanyuma kandi ndagira ngo nawe ugire ikintu umenya kano kanya. Nta na rimwe njyewe nzigera nkugarukira. Uko byaba bimeze kose nuko byagenda kose ntabwo nakugarukira. Niba byose warabikoze kugira ngo wongere unyigarurire, umutima wawe warawushutse. Davi, ugomba kwakira yuko nakigukunda. Ugomba kwakira ko nanjye nawe bagihari nta n'abazigera bongera kubaho. Jye nawe ntabwo twaremeranywe. Ntabwo wandemiwe kandi nanjye sinakuremewe. Uku ni ukuri kugoye kandi gushaririye ariko ugomba kukumva. Warikunze urarengera Gavi. Ibaze ko noneho numva ndushijeho kukwanga no kukugirira urwango. Niba byose warabikoze ahari utekereza ko aribwo nzagukunda, uremye urwango rukomeye hagati yanjye nawe. Ndi kukureba nkumva simfite ikintu nagukorera. Ndumva neza nakuryoza ibyo wakoze byose. Ariko Gavi, ishyire mu mwanya wanjye. Ibaze wari ufite umusore mwakundanaga ugashika kuri point yo kuba mwategura marriage, hanyuma at the end bikarangira n'ubundi bitabaye kandi bikaguturukaho, ugasanga nyine wakoze amakosa. Wakiyumva gute? Bareba mu maso ya Nilan ahagavuga ati nose Nilan, nirengagiza ibintu byose unkoreye n'urushyo nkubise, nanjye ngira ikibazo mwibarize.
wowe wakiyumva gute ubaye ufite umuntu mwakundanye imyaka n'imyaka nta kintu utigeze ukora ku bwe, akuzi neza gukura ku kirenge gushyitsa ku mutwe, n'ahantu hamwe atakuzi, ari wa muntu warebaga ukabona n'inzozi zawe nangwa se ukamubona mu hazaza hawe hose. Hanyuma yarangiza aguta akagenda, wajya kubona ukabona afite undi muntu bari gukundana atarigeze abikubwira. Ariko wowe wakora iki? Wamureka akagenda ntabwo wamekinga ashobora kumwigaruriye, niba natari kukamwigarurira mu buryo bwiza atari uburyo bwo guhemuka. Inzira zose wabikoramo, icyo byagusaba cyose uri bumwigarurire ntacyo byabitwaye, kuko n'ubundi ntabwo uba uri kwiba, ntabwo uri gusenya ibintu, ahubwo uri kugarura ibyawe byari byarajyanywe cyangwa se byaranyazwe. Ubwo rero uzi neza ko uri kugarura ngewe mbese muri make ninjye bari barakunyaze, baragutwaye, bagutwaye ngewe. Gavi, sindi uruhinja. Ikindi Gavi, njye nagiye ku mahitamo yanjye, kera nigeze nshyiramo ikiziriko. Urabizi njye nawe twahuraga dushwana, nta na rimwe twamaraga kabiri tumeranye neza. Iyo twakoraga gashya byabaga ari nk'iminsi 2, ariko umunsi wa gatatu njye nawe ni bande bari gutongana, ni Gavi na Nirani. Ni bande bashwanye, ni bande ba brokinganye. Ni byose twari kuzahoramo. Bazi niba twarahoraga mu ntambara zidashira njye nawe tugiteretana, tubana nk'umugore n'umugabo, byagenda gute? Ikintu nawe ugitekerezeho. Fata ibyo simbyitayeho. Icyo ndebaho kano kanya ni njye nawe, icyo ndebaho ni umubano wanjye nawe, icyo ndebaho ni urukundo ngukunda. Ntabwo mbyitayeho. Twabana mu nzu nk'ameza n'intebe, uzaba witwa umugabo wanjye. Ariko ibaza abantu bose bari bari kunseka, bavuga umuhungu mwakundanye imyaka n'imyaka none ugiye kurongora undi mukobwa. Barandebaga bakabona ni ikigoryi, nta bwenge mfite. Urumva njye iki kintu nari kucyemera se? Njye nawe tuzabona ubishaka utabishaka, by fire by force. Ahubwo ushyire umutima hamwe, njye nawe tuzabane. Nahera akabaza Gavi, ati none se Gavi, uzungukira iki mu kubana kwanjye nawe? Nitubana ntagukunda, tukabana nshobora kugucitinga, bizaba bikumariye iki? Ati njye ibyo ntacyo bimbwiye. Nushaka uzajya ugenda urari umare n'umwaka n'imyaka, upfa kuba uzajya wibuka ko ufite urugo ugataha, upfa kuba nzajya agenda mu muhanda nitwa ko ndi madamu Nirani, ndi Mrs Nirani. Ibyo birahagije. Nahera akabaza Gavi, none se Gavi, icyo ushaka tayito gusa? Ahera akabwira Nirani, akamubwira ati Nirani, hari ingo nyinshi cyane zubakiye ku binyoma, hari abagore n'abagabo benshi cyane bubatse muri ubwo buryo, abana n'umugabo we, ariko nyine n'ubundi umugabo atamufiteho uburenganzira, nangwa se umugore akaba adafite uburenganzira ku mugabo. Just gusa kugira ngo ugire tayiti ivuga yuko uri umugore w'umugabo nangwa se uri umugabo w'umugore.
twe ba mbere nangwa abanyuma baba bagiye kubana umwe adakunda undi waguha amahirwe yo kureba mu mitima y'abantu ukareba ingo zubakiye ku kinyoma watinya yewe nyihera uburenganzira mbu wawe nushaka uzajya ugenda unarareyo nangwa utaha igihe ushakiye Melania irakabaza Gavin ati none se Gavin kuki ibintu byose uri kubikora kubw'ikintu runaka just gusa urashaka kwemeza abantu nawe ubwawe nturiyemeza ukeneye kwemeza abantu ese urabizi neza ko ibi bintu uri gushaka ushaka kuzagutera agahinda gakabije by'iteka ese urabizi neza ko ushaka kuzabaho utishimye ukabaho utanezerewe kubera ikosa ritoya cyane waba ugiye gukora Gavin umuntu ashobora kukubwira ko atagukunda ntubyumve ariko burya ubyumva neza iyo mumaze kubana hari abantu bibeshya ngo iyo abantu bamaze kubana ngo nibwo urukundo ruza ahubwo buri rukundo nibwo rugabanuka uburyo wakundagamo wa mugabo wawe nangwa se wa mugore wawe aribwo buryo ukomeza kumukundamo niyo hajemo abana rwa rukundo murarusaranganya mukaruhereza abana gukomeza gukundana kubw'inshingano no kubw'umubano wanyu mwiza n'ahazaza ha famiye yanyu ariko burya ntago ibintu bihora ari muri Imana ishimwe ntago bihora ari ku cyumwe uri kwibeshya ngo tubanye ahari wenda hari icyo bishobora guhindura ariko uyu munsi tubanye niba umutima wanjye utakubona nk'umugore wanjye w'ahazaza nangwa se nkaba ntakubona nk'umuntu nshaka gukunda twamarana igihe nsigaje kuri iyi si still n'ubundi ntabwo twazabaho twishimye hari abantu bibeshya ngo kuba ukunda umuntu birahagije ngo akubere umugabo nangwa se akubere umugore ibyo bintu ntago ari byo ukeneye wa muntu ukunda kandi nawe agukunda wa muntu uzabasha kwihanganira amafuti yawe kandi wa muntu uzabasha kwihanganira amafuti azibana zidakomanya amahembe urushuwa ko uwo muntu mugiye kubana ari wowe umukunda just kuko ubikoze kubera ko wumva udashaka kumuruzinga iyo umukoshereje azabasha kubyihangana ese bizagenda gute ikintu twibeshya hari mu mutima yacu tuba turarikiye ibintu tukibwira ko ari urukundo kandi atari ukuri nkubwiza ukuri inshuti yanjye Gavin ngeneye urugo rw'ibyishimo uyu mugore tuzajya twicara tugahuza tukaganira ntabwo nkeneye urwo rugo rwuzuyemo ibintu byo gusanga uyu munsi nyine nasetse nangwa se nkaza mwirwa ahandi nseka nashika mu rugo sinseke singusekere nk'umugore wanjye kubera ko nzajya nkureba nkibuka yuko wantesheje kubana n'umukobwa nari narikundiye umukobwa waje nkabona neza arafitinga wa mukobwa nahuye nawe nkabona yaba umugore mwiza ariko nkamubura hejuru y'amafuti yawe n'ibinyoma byawe ibaze ukuntu nazajya ntaha nkureba nangwa se ukuntu nazajya ninjira mu rugo nkibuka yuko wantesheje umugisha kugira ngo harya nazagukunda Gavin ntabwo bishoboka nubwo bizigera biba ndarahira byazarutwa nkakomeza kuba ingaragu kugira ngo mbane nawe kuko niba utekereza gukora ikintu nka kiriya wowe no kwambura umuntu ubuzima wabikora kuko ntekereza ko ibi ngibi wakoze iyo bitaza gukora wari gupanga undi mupango utari mwiza kandi Gavin ntabwo ari byiza pe watangiriye ku kantu koroheje ariko iyo uza kubona ko urukundo rwari kugenda rurushaho gukomera ibyagombaga kudusenya tukabirenga wari kwishika aho ngaho ugapanga no kwambura kiyari ubuzima
ntabwo nabana n'umuntu umeze nkawe. Niba wikunda kuri iyo level, ntabwo abantu wabakunda urukundo rwa nyarwo, ahubwo nanjye urandyarya ntabwo nkunda. Ngaho rero igendere, gira mu nzu ugende. Uburyo numvaga mfite umujinya, numvaga nagukubita neza nkakunoza, wenda nkahera ko nijyana bakamfunga, gukubita ubundi nkakwirega, ariko nanone naba mbaye ikigwari, ntabwo nkwiye kuba nkawe. Tuve kuri abo ngabo, twigire kuri Kiara ndetse na Ella. Baba bicaye rwose ahantu barimo baganira, ubona Kiara yiturije rwose nta kibazo yifitiye. Ariko Ella we ntabwo aba anezerewe. Kiara abaza Ella, kumuzi atari guse Ella, twashika hano nturanamwenyura, turi kuganira ndabona ibitekerezo byawe biri kure, ufite ikihe kibazo? Ella ati Kiara, mfite ubwoba ko ntuzataha ubukwe bwawe. Nkeneye ko nabura unezerwa, wishimye, ndabona sinzi ukuntu nyine umeze. Kiara ati njyewe ntabwo uri kwivuga. Ati sorry, intekerezo zanjye ziba zagiye kure. Kiara ati ariko se ufite ikihe kibazo? Ndaterega mfite ubwoba, ndareba nkabona isi neza iri kugenda insiga, isi iri kugenda insiga, kandi igihe ndiyumva nkumva nyine meze neza, ariko nakibuka ko nyine bambwiye ko mfite igihe gitoya, sinzigera nkubona unezerewe, sinzakubona wambaye ikanzu. Kiara araseka, araseka cyane. Gatagose Ella, ufite ubwoba bwo kugiye gupfa? Ntabwo uzigera upfa mwana. Shagabanya imikino, bose ubu abadogita baribeshye. Kiara ati nta kintu uzaba, hari ibanga ngiye kukumenera, ariko uzambabarire ntuzatume Ethan arimenya. Ati rero ukagira inkuru. Kiara ati rero buriya ngiye biriya byose ni njye wabipanze. Nararebaga nkabona ugiye kuzicwa n'agahinda, nkabona n'ubundi hari igihe kizashika uniyahure, wiyambura ubuzima. Ndakubeshyeye? Wari usigaye utekereza kwiyahura? Najyaga ndeba ubutumwa unyoherereza, ati urumva kubaho nta kintu bikikumariye, kumva ushaka kwipfira, ibyishimo wari ugifite mu rugo rwawe, umugabo wawe yagufataga nyine nk'ikintu kidahari. Ndavuga rero ngiye kubipanga, njyewe nishakira umudogita, kuko nabonaga nta bundi buryo mfite bwo kongera kuguhuza n'umugabo wawe. Shaka umudogita hariya, nyohereza amafaranga, mbaza umubare w'amafaranga namuhaye, ariko ntabwo namuhaye amafaranga make. Ndamubwira wowe genda umbeshyere uyu muntu, ubwire ko umugore bimeze gutya na gutya,
ibindi ntago bikureba njye mfite impamvu yabyo. Yewe yabanje no kubyanga aravuga ngo ibi bintu babimenye bamfunga, ndabwa nta kibazo badufunga bazadufungane, ariko nabura njye niyo najya bakamfunga nzi neza ko umuvandimwe nsize yishimye. Ndabyibuka icyo gihe umudokita yambajije ikibazo arambwira ati kuki witangira abandi, kuki utirebaho ubwawe. Nanjye ndabikurura ndatekereza, ariko nanone nza gusanga nyine niko meze, ntabwo nahindura uwo ndiwe. Urumva nishyize muri risike kubw'ubuzima bwawe. Biriya byose byo kuvuga ngo ufite ikibazo ngo igihe gitoya ngo cyo gupfa nta bihari, byose ni trick yo kugira ngo Ethan akugarurire umutima n'urukundo akwiteho. Ntabwo agomba kubimenya, ahubwo azatungurwa no kubona utarapfuye, kuko uyu munsi uramutse umubwije ukuri ukamubwira nyine tukamubwira imipangu yose n'ibyo napanze byose byahera ko bipfa. Ethan uramuzi n'umugabo wawe umuzi kundusha kuko we murabana, afunga umutwe. Nabonaga nta bundi buryo buhari bwo gutuma yongera kukwitaho. None se kuva icyo gihe ibintu ntibiri ku murongo? Araturika akarira avuga ati Kiana, ibi bintu wabitekereje ute? Ese undi wamugane kuki wita ku bantu cyane? Ibaze ko wantekerejeho ikintu nk'icyo ngicyo utitaye ko naguhemukiye, utitaye ubugome bwose nagukoreye, utitaye ko nakwirukanishije mu kazi, utitaye ibintu byose nagiye nkora ariko mana kuki naguhemukiye koko? Ibaze ko uyu munsi umugabo wanjye anyitayeho, ibaze ko aba ampangayikiye, ubu nta kintu namusaba ngo acyange, ibintu byose mubwiye arabyemera. Yaranza kwitura iki kuko? Yarashabye ibintu ayo marira yihorere. Twaje hano kurya no kunywa ngo twenjoyinge. Njyewe ndi hano ndimo ndishima ko ubukwe bwanjye bugiye kuba, mbifitiye ubukwe, napfushije ubukwe inshuro nyinshi, kuri iyi nshuro njyewe I can't wait, waretse tukabinywera. Ati basi Imana yo mu ijuru zakomera urugo rwiza, urugo rwuje umunezero, ubwo azagukunde, azakwibagiza agahinda kose wagiye uterwa n'abasore bagiye bakubeshya, azakwibagiza ibikomere byose wagiye ugira watewe n'ubuzima. Yera mu mutima aribwira akavuga ati yaba waruzi ko umugabo tugiye kubana njye nawe dufitanye contract, yaba waruzi ko ari umusore nishyuye kugira ngo ambere umugore, kugira ngo ambere umugabo mubere umugore, ntabwo wakabaye uri kuvuga gutyo. Yararaseka ati bareka twenjoyinge bana, life is short. Bakomeza kuganira ari nako banywa barya, ariko bagasezerana ko Ethan atagomba kumenya iryo banga, bigomba kuguma hagati yabo bombi. Iminsi iragenda ikicuma, indi igataha. Igihe cy'ubukwe bwa Kiara kirashika, inshuti n'abavandimwe bagaterana, imiryango igaterana, ubukwe burataha, aba yambaye neza, asa neza cyane, mbese n'abari aho bose baramureba bakabona yahindutse. Ubwiza bwe wabwikubye inshuro utabasha kuba wabara. Urabona uko aba yabutashye, agikubita amaso Kiara kwihangana biramunanira. Harya abagabo ngo ntibajya basuka amarira, niranasuka amarira neza bikamurenga. Jora mu byose ababireba, agira atya akegera umugabo mugenzi we, amufata ukuboko
bagasa n'abasohotse gato agera ahiherereye none agasuka amarira pe ararira ikiniga ari cyose abwira Joram akamubwira ati bro iyo nza kukumvira sinba mfite umubabaro nk'uyu iyo nza kukumvira ninjye wakabaye uhagararanye na Kiara kuri uyu munsi ariko ndebera agasore gaturutse from nowhere niko karahiriye kuba umugabo we ubuzima bwose asigaje kuri iyi si irandahiro ninjye wakabaye wayirahiye Nilan ntabwo nshaka kugusonga sinshaka no kukwibutsa ibyo wakoze sinshaka no kugira ngo ubabare basihangane narakwinginze ndetse nanakubwira ko uzabyicuza none dore nta nubwo bitinze uri kwicuza kano kanya gusa nyine hagarara nk'umuntu w'umugabo si ngombwa ko buri wese abona ko wababaye ibintu byose tuza basi nyuma y'ubukwe ntabwo se twavuye hano umbwire tugende twicara ahantu urire mutege amatwi umbwire amagambo yose ushaka ariko wikiha rubanda wikiha amenyo y'abantu ugize ngo niwe wenyine ubabaye ugize ngo niwe wenyine wabuze nangwa se wahombye umugore mwiza nka Kiara kumeze nanjye nabiciyemo nanjye naricujije niyo mpamvu kano kanya ngewe nkumva cyane ko nanjye nabuze Kiara hejuru y'ibinyoma kandi nyuma yaho nanjye naje kumenya ukuri kubikira byarananiye pe uzi ko nageze naho numva namubwira ngo reka dutoroke twigendere ariko Kiara ko ari umukobwa ushyira mu gaciro ntabwo yigeze abyemera yarabyanze pe rero aka kanya ibyo uri kunyuramo buribwe ufite ndabwumva ko nanjye nigeze kubugira iyo na rimwe dukora amakosa tukayakuramo isomo nubwo ya makosa tuba twakoze ntabwo twayakosora ngo bikunde ahubwo twirinda kongera gukora amakosa asa nayo twakoze mbere aka kanya ntiwasubiza ibihe inyuma ntabura ngo ube wagira utya wongere wigarurire Kiara ariko ntekereza ko undi mukobwa muzahura nyuma utazakora ikosa ryo kumva ibyo wabwiwe wowe utabashije kwiboneshereza amaso amakosa yacu tuyakuramo isomo kuko narimaze kubivuga ubuzima bugakomeza yego nubwo bidusigira ibikomere ariko nanone bya bikomere biratwigisha bikadutera gukomera abwira Joram ati Joram ngo nabibasha ntabwo nabishobora ndikumva neza ngiye gusara ndikumva n'umutwe uri kundya ndikumva ntazi ibintu biri mu mutwe wanjye ndikumva umutwe wanjye ari kurwaniramo ibintu byinshi ese koko Kiara agiye kubana n'undi musore ndimo ndarota ese basi nabaye ndi kurota nkaba ndibuze gukanguka ngasanga byose byari ibinyoma agira atyakarira mu maso ya Nilan ati Nilan kanguka ukeneye kubwiza umutima wawe ukuri ukeneye kwibwiza ukuri kwa nyako Kiara ari kugenda ntago azigera kugarukira
akibwirwa ayo magambo yumva hari ibintu biduhira mu matwi ye, isereri ikaba yose ikamufata, agira atya akaraba akagwa mu biganza bya Joramu. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese nirani wamugiriye iyihe nama? Si ibi byose si wowe wabyiteye? Niki se ubundi kiri bukurikireho? Yitwa Igikomere, ndetse twibaza ni mu bice bizakurikira. Nitwa Atete, yandika kandi ni nanjye wiyibagezaho.